kuyegera, kuko Imana impamagaye bigeze muri 8/7 mu kwezi kwa 11 nibwo nabatirijwe i Nyarugenge. Yesu ashimwe rero. Aleluya. Ubwo mba mvuye mu bwiza njya mu bundi. Hanyuma ndashimira Imana rero, icyo ningingira abantu kubaha Imana. Umupagani wari uri kumwe n'abandi bantu yiringiye amaboko yanshiyeho, asanga ndavuga Yesu. Aranyitegereza ati wakana we uramuravuga iki? Ndavuga ko Yesu yangiriye neza. Atari kuko kuntungana nukusa nukumeze. Ubwo yakugiriye ate kuko? Ineza yakumariye ni iyi. Rero kubera ko hari iby'Imana yavumbitse muri twe, ntabwo wayibonesha aya maso y'umubiri cyangwa kufita y'umwuka, kuko mu by'umubiri dusa n'abenda gupfa ariko turiho, tugaragara nk'abadafite icyo dufite dutungishije benshi. Haleluya, Imana ishimwe. Dufite ubutunzi buhishwa muri twe. Imana yishe ibintu bikomeye muri twebwe bituma dusenga isi kaba amahoro. Hanyuma umurimo wacu rero, kuko twamenye Yesu, reka tubwire abandi ko Yesu agira neza, nabo baze baruhuke. Yesu ashimwe. Kubera ko ubuhamya mfite, nasanze Yesu aruhura. Muvuge ngo yego. Nasanze Yesu abohora, nasanze Yesu abatura, nasanze Yesu atanga ibyishimo. Nasitwa amavunja, imbaraga zazikinjira mu mano, tugashinga ikirenge wajya gushima uryamye mu kirago, ya nyata y'inyuma n'imbeba nazo zikaguguna. Kandi ubwo wambaye ikizibaho kimeswa nka kangahe, niba ari kangahe mu kwezi, niba ari kuri Noheli gusa numbaze. Nacyo kimwe ari igipira cya mama wawe, abandi ari icya nyogokuru, ariko dushingiye aho igejeje ikora. Haleluya, haleluya, haleluya. Nasanze Imana ari nziza, ihindura imyambaro, igahindura uburiri, igahindura ibyo uryamamo, igahindura ibyo ukora. Haleluya. Hano hari abantu twari abayede, hayibo data wa twese we. Ariko Imana nishimwe, yongera ishimwe. Najyaga gukora akazi hariya mu Kiyovu nubaka urusengero, nahura n'umuntu niyirukira ndwanya ubukene njya gukora akazi k'ubuyede, ariko nkagenda nambaye neza, ibicocero nabyambaraga ngezeyo. Nahura n'umuntu ngo urajya gukora hehe, ni mu Kiyovu, ngo ukora iki? Ariko mamubaza iki? Ukora iki? Urenda guhindura akazi? Hari n'abakubaza ngo uhembwa ngahe, ngo bayongere se? Bwira uti nkora akazi, nakubaza umushahara utimbeshejeho. Cecekesha abadayimoni mu izina rya Yesu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Haleluya, 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 haleluya. Shimiye Imana yampaye uyu mwanya kugira ngo nze kubaramutsa. Nubwo ndi umukristo wa hano, nitwa Mukatete Mariceline, njya ngerekaho ko ndi uwo Yesu yatetesheje, data byaramunaniye, cyo kuzari yaragerageje anyita neza. Imana ishimwe. Ndi umubyeyi w'abana 5 n'abuzukuru 2. Ndi hano ndi umukristo waha, nka umudiyakoni waha, nka umuririmbyi muri Beteli. Hanyuma ariko kubera ibihe ndi mu Bugesera hari Nyamata. Yesu ashimwe. Aleluya. Ndabaye intashyo rero z'umuryango, ari umutware n'abana bampaye intashyo, ubwo n'umukwe barimo nawe n'umwana. Abo umuryango wanjye wampaye intashyo kuko uyu murimo w'Imana wivuga butumwa nkurimo cyane. Mu ntege nke zanjye ndashaka kubwira abantu ko Yesu agira neza. Aleluya. Kandi naho maze iminsi interanira hatandukanye, nkuko umuco wacu uriye tugiye gutandukana bampa intashyo zose tuzakire mu izina rya Yesu. Aleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iyi mikoro ko numva tangiye kugenda bicika, se abatekinisiye muramfasha iki?
Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 25, duhere ku murongo wa 6 hanyuma tugeze ku murongo wa 8. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 25, murongo wa 6 turagera ku murongo wa 8. Haravuga ngo kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo azaharemera amahanga yose ibirori, ayabagira ibibyibushye, ayatereke vino y'umurera, ibibyibushye byuzuye umusokoro, vino y'umurera iminnye neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo, azakura igitutsi azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze, Imana ishimwe. Imana ibahe umugisha. Reka dusome tujye mu byahishuriwe Yohana bice byaho 21. Ibyahishuriwe Yohana bice byaho 21. Reka duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Ayo magambo ndayasoma nihuta, ariko nashatse ko iyo message ko Imana yashyize ku mutima wanjye mwayumva neza. Ngo mbona ijuru rishya. Ibyahishwe 21 duhere ku murongo wa mbere. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bishize, inyanja yari itakiriho. Mbona urembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe, nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo, nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Umurongo wa 3, numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Murongo wa 4, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana ishimwe. Ngo yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi atandika kuko ayo magambo ari ay'ukuri yo kwizerwa, nayo kwizerwa y'ukuri. Kandi ati, birarangiye, ndarufa na omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe aba umwana wanjye. Umurongo wa 8, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Dusubire inyuma gatoya aho twasomaga mu byahishuwe, noneho ibice byaho 19, ibice 19, hanyuma dusoma umurongo aho wa 6 kugira ngo twihute. Haravuga ngo numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti, haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. 7 akavuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze,
kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza. Ni igitare, umwenda w'igitare mwiza, wongereho urabagirana, wongereho utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwe mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati, andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo magambo ni ay'ukuri kw'Imana, Imana ishimwe. Aleluya. Mumbabarire dusoma ahandi hantu hamwe. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice 25, umurongo wa 31. Turasoma imirongo yaho 4 gusa, 31 tugeze kwa 34. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, nawe ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana ishimwe. 31 haravuga ngo, azabwira n'abari ibumoso ati, nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Imana idufashe. Yesu ashimwe. Yesu yamaraga gusomera abantu, kwigisha abantu basomeye amagambo y'Imana, akababaza ati, mbese ayo magambo yose mwayumvise? Nanjye ndababaza, ayo magambo yose mwayumvise? Aleluya, haleluya. Imana ishimwe ko iduhaye umwuka wera. Hanyuma umwuka wera rero niwe udusobanurira neza ijambo ry'Imana, kuko twabwiye ngo uwo mwuka azenda ku by'Imana abitubwire, abidusobanurire neza, tubisobanukirwe. Umumaro w'umwuka rero mu iteraniro niwe usobanura ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Umumaro w'umwuka wera niwe uguha kumva neza iri jambo nk'uko riri. Umumaro w'umwuka wera niwe utuma intekerezo zose zihunga, ahubwo ibitekerezo byawe bikerekera ku Mana. Reka rero imitima yacu tuyerekeze ku Mana. Yesu ashimwe, yongera ashimwe. Aleluya, aleluya. Uyu ni umwanya mwiza turi mu nzu y'Imana, dukwiye gushimira Imana. Aleluya. Reka dushimire Imana kuko yadukunze urukundo rukomeye, ikaduha Yesu, igatanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Hano harashyushye n'amasaha ageze ahantu habi. Ubwo rero munyikirize kugira ngo mudasinzira. Niwongera gusinzira wowe mbonye, ndaguhagurutsa utere haleluya. Mube maso rero, tugerane ibihe byiza. Imana yaduhaye ibihe byiza. Aleluya. Nanjye nafashijwe, ndumva nakunze Imana bundi bushyashya. Ari ukuntu numva Imana kabisa yongeye kungirira neza. Ndabashimira Imana yampamagaye ndi umwana mutoya. Impamagara mfite imyaka 10. Ndi nsengera muri Eperi. Nageze aha Kacyiru mfite imyaka 18. Ndi umukobwa muto. Nashimiye Imana ko imbaye mu iteraniro ndi kumwe n'umushumba wanjye. Uyu rwose aranzi, mbese ubuhamya bwanjye ne wababwira neza. Twakoranye umurimo w'Imana. None dore n'umushumba wibereye mu zabukuru, nanjye ndi umukecuru mu zabukuru, ariko turacyavuga ko Yesu agira neza. Aleluya. Yesu ashimwe. Hanyuma rero nshaka kubwira abantu Yesu
kuko mu minsi mwiringiye. Haleluya. Yesu yampaye kumuhamya, nibyo byandindiye ubuhamya. Ampa kumuhamya ndi umwana mutoya, ngere Yesu namukubitiwe ntaraba n'umupantekote. Ariko umupantekote bivuga iki? Ko bivuga umunyamwuka. Nari umupantekote ubwo umunyamwuka ariko ntari uw'idini. Imana ishimwe rero. Kuko Imana yampamagaye, impamagaza ijambo ryayo ryo muri Maraki rivuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, ngo abibone bose n'inkozi bazabishingwe. Hanyuma nsanga iwacu rero kavukire kanjye, mbese hari nka kavukire kawe, nta bazimu beza babaho. Namenye ubwenge sanga data na mama ntibabana, baratandukanye. Mwagira ngo si ibi bibaye ubu ngubu, byatangiye kera. Hanyuma nderwa na nyogokuru nawe wari umupfumu, yarandaguriraga akambandisha akanterekerera mbese. Ariko ndashimira Imana, aho Imana impamagarije imbaraga zayo, nabonye ko ku mwana muto uzi gusenga Imana ntabwo ajya agira ubwoba afashwa no gusenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashimira Imana yagiye inteza intambwe yo kuyegera, kuko Imana impamagaye bigeze muri 8/7 mu kwezi kwa 11 nibwo nabatirijwe i Nyarugenge. Yesu ashimwe rero. Haleluya. Ubwo mba mvuye mu bwiza njya mu bundi. Hanyuma ndashimira Imana rero, icyo ningingira abantu kubaha Imana. Umupagani wari uri kumwe n'abandi bantu yiringiye amaboko yanshiyeho, asanga ndavuga Yesu. Aranyitegereza ati wakana we urimo uravuga iki? Ndavuga ko Yesu yangiriye neza. Atari kuko kuntu ngana nukusa nukumeze. Ubwo yakugiriye ate kuko ineza yakumariye ni yiyi. Rero kubera ko hari iby'Imana yavumbitse muri twe, ntabwo wayibonesha aya maso y'umubiri cyangwa ufite ay'umwuka, kuko mu by'umubiri dusa n'abenda gupfa ariko turiho, tugaragara nk'abadafite icyo dufite, dutungishije benshi. Haleluya. Imana ishimwe. Dufite ubutunzi buhishwa muri twe. Imana yishe ibintu bikomeye muri twebwe bituma dusenga isi ikaba amahoro. Hanyuma umurimo wacu rero, kuko twamenye Yesu, reka tubwire abandi ko Yesu agira neza, nabo baze baruhuke. Yesu ashimwe. Kubera ko ubuhamya mfite, nasanze Yesu aruhura. Muvuge ngo yego. Nasanze Yesu abohora, nasanze Yesu abatura, nasanze Yesu atanga ibyishimo, nasanze Yesu nasanze Yesu aryoshye. Muri mbye yavuze ngo aryohera cyane, ngo nta buki buryoha nkawe, ngo ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane. Haleluya. Haleluya. Nari umunyamibabaro, nari umunyagahinda, ariko Yesu maze kumwakira mu mutima, buri munsi agenda anyigira umushinga uko akwiye kumbeshaho. Nje kukubwira ngo nawe irundurumire muri Yesu. Ndabwira abantu ngo nimwizere Yesu, hanyuma mumwiringire. Nimurangiza mugira gute? Mumwizirikeho. Nuko mwihambiraho yewe. Umva, nuko mwihambiraho. Burya Petero yaravuze ngo twakuva tukajya kurinde, ko ari ufite amagambo meza y'ubugingo. Ariko reka nkubwire, Yesu si amagambo gusa afite, ijambo rye ribeshaho, ariko adufitiye byinshi mu biganza bye. Amfitiye byinshi mu kiganza kiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Mbasabiye amahoro Yesu atanga. Hanyuma ndabona abantu rero rwose mumeze mutya, ariko nimwubire imitwe tweme imbere y'Imana yacu, kandi nimunezerwe. Imana nibamera ibyishimo biruta ibibazo mufite. Imana nibamera ibyishimo, imitima yanyu nituze mwigira impagarara. Haleluya. Twese turaha Imana idukuza, twavukiye mu miryango itandukanye. Muvuge ngo yego, ariko mureke twumve neza y'Imana. Twavukiye mu miryango itandukanye. Hari abavutse basanga inka zirakamwa, bakabaha inshyushyu, ejo bakabaha ikivuguto, byaterwaga nuko bayateretse kuko yari ahari. Ariko hari n'abandi bavutse basangwa nukurengerwa n'icyo bita mama iminwa,
bana b'ikigezi amamiminwa n'amazi y'ibishyimbo yemwe bana bakamimina amamiminwa bakaguhuka nk'ukaramuka kabi. Hari abandi basanze bafite giheka bakabaheka bakajya basimbiza kugeza ubwo amaguru anagana we amaguru akanagana kuko afite giheka. Ariko hari n'abandi basanze uretse na giheka nta nagiterura nukugiriye mu akavuga ati kugira ngo atantesha umwanya mu mirimo agacukura kobo hafi aho agacukura ko bakagutereka amati buri aho ngaho mpugukira ndagaruka maze ukaryita kukarihagugaho bebekondo. Ariko twese uko twakuze bitandukanye reka muri iri teraniro dushimira Imana. Haleluya haleluya haleluya. Dushimiye Imana. Imbaraga zayo zaratwirereye, imbaraga zayo zaradukujije. Abavutse batagira giterura nta tante nta masenge nta hanko babantu babita babandi nyine. Nasanze Yesu afite kirengera. Haleluya. Yesu arahagije ngo akurengere akugira icyo ababyeyi batari bukugire cyo. Ntukirenganye ngo nukuri imfubyi oya. Burya kandi nawe ntukavuge ngo nukubera ababyeyi oya, ahubwo twese nukubera Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndagira ngo dukuru urukundo rw'Imana turwiyegereze. Ariko reba nk'ukuntu ukeye nk'uko nguko kumeze neza urakeye uko birura karaba. Twe twakuriye ahantu turwara amaga murayibagiwe bamwe ra ariko bamwe ndabona harimo n'urugirukko rwinshi ntururenganye babyutse hari agasabune bakaraba bagacya. Twere twarwaraga ikintu bita amaga ni uruhu rw'umwanda kubera kudakaraba ruza hejuru y'urundi ruhu. Amaga ni ukubera kwirirwa mu mazi turagiye inka wabyumvishije. Hanyuma hakazamo ikindi cyitwa amavunja. Imbaraga zikinjira mu mano tugashinga ikirenge wajya gushima uryamye mu kirago ya myata y'inyuma n'imbeba nazo zikaguguna. Kandi ubwo wambaye ikizibaho kimeswa nka kangahe nibari kangahe mu kwezi nibari kuri Noheli gusa numbaze. Nacyo kimwe ari igipira cya mama wawe abandi ari icya nyogokuru. Ariko dushingiye aho igenjeje ikora. Haleluya haleluya haleluya. Nasanze Imana ari nziza. Ihindura imyambaro, igahindura uburiri, igahindura ibyo uryamamo, igahindura ibyo ukora. Haleluya. Hano hari abantu twarabayede hayibo data wa twese we. Ariko Imana nishimwe yongera ishimwe. Najyaga gukora akazi hariya mu Kiyovu nubaka urusengero. Nahura n'umuntu niyirukira ndwanya ubukene njya gukora akazi k'ubuyeda ariko nkagenda nambaye neza ibicocero nabyambaraga ngezeyo. Nahura n'umuntu ngo urajya gukora hehe ni mu Kiyovu ngo ukora iki ariko mamubaza iki. Ukora iki urenda guhindura akazi. Hari n'abakubaza ngo uhembwa ngahe ngo bayongere se. Bwira uti nkora akazi nakubaza umushahara utimbeshejeho. Cecekesha abadayimoni. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo namenye mbatangariza icyo kora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuze. Haleluya. Bibyara inyungu nyinshi. Bibyara kubaho. Haleluya. Dushimire Yesu watugiriye neza. Dushimire Yesu watugiriye neza. Twicaye mu rusengero hari icyo abayuda barusha abandi. Babarusha muri byose ariko cyane cyane nuko batunze ibyabizwe n'Imana mu mitima yabo. Haleluya. Niyo mpamvu nubwo abo hanze abapagani batunze imodoka nziza bakagira amazu meza hanyuma natwe tukaba tubitunze bamwe muri twe ariko niyo twatunga bikeya kandi ni muhumuri. Haleluya. Buri hari ikintu kijya kinezeza niyo twahuriye muri shiri muteta amaboko twayazamuye burya natwe tuba twayishyuye we karita yacu tuba twakojejeho. Haleluya. Nujya kurya ibiryo Imana iguhaye jya uvuga ngo data nguhimbarije ifunguro umpaye. Nutangira kuvuga ngo ni cyakawunga n'ibijumba ariko ibyo ni ibiki.
iyo usenze umwami akubitamo vitamini ziva mu nyama, agakubitamo izituruka mu mafi, agakubitamo ibituruka ngo mu mbuto. Hari ibintu tuba tutazi tutigeze tumenya, ariko umwami agenda yiyeranja. Haleluya we! N'ababandi ari impinja barwaye bwacya bakaba amahenehene, bakabaha amahenehene. Nitwe twahindutse mw'abagore beza, tuvamwe abagabo beza. Ayiwe data we, Mana tugukomeye amashyi urahagije, urahagije Mana, turagu Yesu ashimwe, yongera ashimwe. None ineza y'Imana ku buzima bwawe irakomeje. Haleluya! Izajya igenda idukura mu bwiza tujyana mu bundi. Haleluya, haleluya! None ifitanye natwe gahunda nziza yo kudukura muri iyi si ikatujyana mu ijuru, aho tuzabona byose byiza. Naho ubundi turi mu izina sanze hari Haleluya! Imana yankuye kuri ruhurura hepfo ijya kuntuza mu Bugesera. Umva Mana yanjye, ntuye mu nzu nziza simbabiye. Hanyuma ikintu cyashakeje ngira ngo mbabwire, burya rero ikintu gicecekesha abadayimoni ni Kristo wakurwanira akabanisha akabacecekesha, nta bindi byabakanga. Ngeze mu nzu nziza yayindi ubamo byose ukabitunganyirizamo, n'imodoka isimunije iri imbere y'umuryango igira itya, ariko inzara ica kuri ibyo yinjira mu nzu, inzara irahinjira. Naje gusanga rero hari ikintu nkwiye kwigisha abantu. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, mwese abarushye n'abaremerewe. Dushobora kutarushwa n'ibintu bihuye, ariko twese twarushye. Dushobora no kutaremererwa n'ibintu bimwe, ariko twese twaremerewe. Umukire afite ibimuremereye mu rwego rwe, nawe wiyita uko uri uraremereye mu rwego rwawe, ariko bisuzuguza yuko turi abana b'Imana, kandi kuko tuzamira ntikurerekanwa. Iki jambo ryambwiye nuko ryambwiye ngo iby'amaso atigeze abona, n'iby'amatwi atigeze yumva, n'iby'umutima utigeze utekereza, Imana yabibikiye abayitegereje. Haleluya! None rero hari ikindi Imana igiye gukora, igiye kutujyana ku musozi Siyoni. Haleluya, haleluya! Mujye nirimbishe mu kanya gato tugiye kwa mu gitaramo cy'Imana Siyoni. Haleluya! Abantu bajyagira ibitaramo bajya kutwicaza bakaducamwe ibyiciro bakurikije, wambaye ikote hari, wambaye neza hari, ariko tugiye gutura ku musozi w'Imana. Imana twese tuyigamire kandi izadukwira twese. Haleluya! Maze ngo izafata rata muswara itwihanagurira iki? Abana b'Imana ndabakunda, turira mu ibanga. Marira yacu amenywa n'amashuka turaramo, marira yacu amenywa n'Imana ireba mu mutima. Hari igihe Imana idusiga ikaduha kwihagararaho, ukurebeye inyuma akagira ngo nta kibazo, igiturinda gusa n'ibibazo dufite. Dore ngembaho urugero nkababwira ngo ni mu ndebe, ubu imiruho ngendana mfite iyo ngendana ntasiga, byanga byakunda ngomba kuyigendana, kuko n'umutwaro unkunda twashakanye ntiyayisigarana. Oya ni yanjye ndayigendana. Iyo miruho yo mpagurutse mpagurukana nayo. Iyo ni diyabete, iyo numvishe ibipimo bikomeye nifata amaraso nkareba, nasanga ibaye 400 nkitera agashinge, nasanga ibaye nkeya nkanywa gasoda. Uwo murose wari wawunyakira muri mwe? Ntawunyakira. Nkagira umuruho ngendana w'umwijima wabyimbye, nubwo nakize hepatitis ariko umwijima warabyimbye. Hayo disi mwambabariye koko, yo nukurisha muri abana beza mwananguriye umutinda bakunda cyane, yo n'umwijima rero urabyimbye, uwo nawe nta wawunsigaranira. Hanyuma ngendana nawe, uyu mutima nawe ujya uzamuka ukarenga 200, nta wundi wawunyakira. Iyo numvishe bitangiye gukomera, tensiometre ntayigendanye ngo nkande, ariko ubyiyumvamo imitsi itangiye gusona, umenya ko izamutse, nkamira kanini. Ntamira kanini rero ngakomeza urugendo. Haleluya! Ubwo simfite imiruho ngendana, wowe ntawe ufite wicaranyaho, ntayo wasize mu rugo, hari uwayikwakira. Ariko Yesu atanga itangazo, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe,
uruhijwe n'uburwayi azansange, uruhijwe n'ubupfakazi ansange, uruhijwe n'ubupfubyi ansange. Namaze kumenya ko n'umuntu aba afite n'umugabo akaruha, yaba afite n'umugore akaruha, yaba afite abana arabyeyi hungu n'akobwa akaruha. Burya nta cyaruhura umuntu uretse Yesu. Uwo niwe mahoro yacu, turamushimiye muri iri teraniro. Haleluya. Imana igumye ibampera ibyishimo, Imana igumye ibampera ibyishimo. Nimuhumure, Yesu aratuzi, azi imiryamire yacu, azi imigendere yacu, azi imyicarire. Yesu we, kandi nimuhumure. Abantu bakwibagirwa, Imana ntiyakwibagirwa. Tumaze kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, Imana itwanditse ku nkingi z'umutima wayo, iduca nk'imanzi mu kiganza cyayo. Yaragiye irandika. Haleluya. Ibyo dukoze irandika, imirimo myiza yose iratwandikira. Umva icyo nkundira Imana nyibabwire, nta muntu wazana rwaserera n'urwango n'amatiku ngo bitera Imana kujya gusiba aho yanditse. Mwamvugiye ngo amen. Oya, nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe. None mbabwira kandi kantu keza namenye, iyo uhuye n'ibirushya n'ibigeragezo, Imana ireba hahandi yanditse, ikubitaho ijisho, ayiwe ikibuka. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo mbaza amakorari naririmbyemo, naho abaperezida muyoboye ubu mwanyibagirwa, ariko Imana aho yanyandikiye ireba ikavuga iti mukatete gahunda ndayikomeje. Haleluya. Naririmbye muri korari y'urubyiruko avugaga ubutumwa, aho tugeze twavuga ubutumwa abantu bakaza tukabasengera. Wahakandagira ukavuza akagoma, turi muze murore Yesu ni mwiza, baza tukabasengera. Aba bose bihannye Imana yarabanditse. Haleluya. Ndirimba muri korari Getsemane, ndirimba muri korari Riba, ndirimba muri korari Siyoni, ndirimba muri senazirondora nkazivamo, ndirimba muri Betera hanga. Hanyuma rero amakuru meza mbafitiye, ni mwizere Yesu. Yatanze itangazo aravuga ati mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya. Ati mu rugo rwa data harimo amazu menshi, none amagambo Imana yaduhaye iradutumiye. Haleluya. Iradutumiye, ntago itumira nk'abo mu isi yewe. Abo mu isi baradutumira, ukaza watanze itike yawe bikugoye, nkaza gutaha ubukwe i Kigali mvuye mu Bugesera, wagera hariya bati kwicara rero ni mu myanya, hari place d'honneur, hari table d'honneur, hari aho abasaza, hari aho imiryango, hari n'igihe bavuga ugasanga ahubwo yewe naho waje hariho, ariko ubundi uwo muntu bagutumiye nagize ngo ubwo wabaye umuryango, ari ugasanga protocole zirahagaze. Ariko mbafitiye inkuru nziza y'agakiza, umwami adutumiye mu bukwe Siyoni. Haleluya. Aho tuzicara neza tukagubwa neza, nta kutureba ngo wowe ngo nshingiye inde. Ayiwe, Yesu ashimwe. Amakuru meza ni mwiruhutse. Awi yababa we, tuzagubwa neza, tuzagubwa neza. Ndimo ndasoma Bibiliya ubwoba bukanyica. Haleluya. Ngo azahagarara mu kirere avuza impanda, hanyuma abantu bemeye kumesa ibishura byabo mu maraso ye. Yesu ashimwe. Amazina yabo ayafite ku rurimi rwe, ntaho azaba yasoma. Azahamagara amazina nanjye numva iryanjye. Bwira mugenzi we ngo nawe uzumva iryawe ariko. Yesu ashimwe. Haleluya. Nta kindi bisaba kugira ngo nahamagara amazina, si amashuri azakurikiza, si titire zindi runaka, azahamagara amazina y'abera, azahamagara amazina y'abandi. Haleluya. Narangiza dukoranye ku musozi we wera. Yawowe. Haleluya. Ubu ngubu abaganga bankuye ku nyama, hakuzi gusonza ugahora urya dodo uvanga n'ubunyobwa ngo iminsi yisunike, wabona umugisha watuma ugura ikiro cy'inyama, muganga akavuga ngo bitewe n'ibyo urwaye ntugomba kurya inyama. Niba ari purasa neza, ni umuceri uriho agafiriti hageretseho inyama na twatuboga. None muganga arambwira ngo ninkoraho ndagirane. Rero nge nasanze n'ubundi nzapfa. Mushumba byose ni kimwe, nzitera agashinge nirire, aho ruzazira ruzaza. Niba naterura bazaterura karemereye, nta gutera serike irimo ubusa. Kuko ijambo ryo ryarambwiye ngo andikuti guheru hahirwa abapfa
bapfira mu mwami umwuka atiye ngo baruhuke imiruho yabo. Umva turarushya ariko ari mu mure tuzaruhuka. Yababa we imiruho iriyongeranya. Imiruho iriyongeranya, ibihe by'imperuka byatubereye ibihe birushya, ariko tuzaruhuka imiruho yacu, hanyuma imihati yacu tuyiruhuke. Ya mirimo twakoze yo gukiranuka byiza yabera, haleluya. Harimo na bya bindi mwankoreye, nari ndwaye muransura, nari ndwaye mwanguriye umuti wa miliyoni na magana, ntago nzabibagirwa nshuti zanjye. Haleluya we. Aha ni Imana yahampereye umugisha. Uwa mbere nuko ndi umugeni wa mbere kuri iri torero. Abaje mwese nyuma y'9/3 murankurikira. Urumva? 9/3 itariki 18 mu kwezi kwa 9. Ubwo ngubwo nimusakijya mushaka gukora anniversaire y'igihe iri torero ryahereye, mujye munantumira nanjye nkategato. Nanjye nshishe mu rutami. Ariko kuki umuntu aba yarabaye intwari nimumuhakana? Ntacyo ari munyibagirwa. Imana izakamba. Haleluya. Muzi ibintu binejeje muri iyi minsi. Umwami Imana ari hafi guhamagara amazina y'abera, atanga ingorano z'abamukoreye. Nzajya numva izina rishya, nzimenya ko ari Mukatete Marcelina ahamagaye. Oya ntawe uzitiranwa n'indi uwo munsi. Numva ahantu njya kuvuga ubutumwa, umuntu akanyiruka inyuma ngo disi nanjye ndika Mukatete. Hari umunsi tutazagize na tuzahuriraho. Haleluya. Hanyuma Imana nirangiza ikora kontrole na rwa rugamba ry'ubwari narwanye mupagana nkubita sindeke Yesu. Haleluya. Nkageragezwa ngo nsambane sinsambane, ariko umure gusambana mwabaye icyubundi mwebwe. Abazimu bashye mu izina rya Yesu. Twamenya amakuru ko naza abasambanyi batazamubona, nicyo gituma twirukanye dayimoni musambanye mu izina rya Yesu. Uyu mudayimoni ntatinya umugabo ufite umugore, ntatinya umugore ufite umugabo, ntatinya umwari. Abari mwibagiye ko umwari yitwararikaga, hanyuma akazabwa ingororano n'umugabo ashatse avuga ati mwari utwaye neza. Mwebwe mwabasore mwe, imbaraga za Yesu musaba zibamariye iki? Niziterura ibyuma, nizigira ziti imbaraga Yesu atanga. Haleluya. Paulo yaravuze ngo dushabuzwa byose na Kristo duha imbaraga. Imbaraga atanga nizituba mwise ariko tutarabise. Muvuga ngo yego. Kugira ngo ufate telefone uyikiranukira utagiye ku rubuga rw'ibikozasoni birasaba imbaraga z'umwuka wera, ariko umwami yamutwemereye kandi yaramudusezeranije. Haleluya. Mwabasore mwe hari imbaraga Yesu atanga, mumvugira ngo yego. Umuntu akazarinda ava mu busore adasambanye, murabyemera cyangwa ntimubyemera? Ko bivuga bake. Haleluya. Hari imbaraga Imana yaho umugore afite umugabo cyangwa adamufite, akacyabwira umubiri ngo mubiri wanjye niba utaranyuzwe n'uwa mbere nashatse warasibye. Ukaba intwari y'umugore kugeza ubwo umwami hazavuga ati kora mu biganza wa mugore we, ntabwo wigeze wiyonona. Amina. Hari imbaraga Imana iha abagabo. Umugabo naho umugore yamusuzugura akarijana, akavuga ati nsuzugura ariko ku marembo Siyoni nzambikwa ikamba ryo kwihangana. None umugore arakureba nabi ngo n'ahandi barahari. Muzi ko Yohana yabyanditse mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3 agahera ku murongo wa 4, akavuga ngo icyaha ni ubugome. Iyo umuntu akoze icyaha abagomeye ubugingo bwe, ngo ntimugakora icyaha kuko icyaha nibwo bugome. Arangije aravuga ngo ukiranuka niwe mukiranutsi, kuko uwo nguwo ari we mukiranutsi. None umwami utabeshesha indirimbo, utanabeshesha kubwiriza cyane. Dufite abantu bazi kubwiriza, ureke nge mukecuru wandara. Dufite abantu babwiriza, kumva ufite n'icyuma wakimuha, ariko nanjye uko mbishoboye mu ntege nke zanjye nzajya nzambabwire nti Yesu agira neza. Nta matwi mufite yo kubyumva ko ari umukecuru bivuga. Ahubwo bajya baduha ijambo tubabwira ngo umuntu arwana intambara
akageza ubwo anesha kandi akavuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ngo naho byaba gupfa ntabwo nzikureho kuba inyangamugayo. None dufite abagore ngo bari mu masezerano ngo umugabo azapfa nshaka undi, agahita ashaka mini agatangira akagenda yigorora. Uragorora ibiki ko byahengamye? Kera byarahengamye, ntabyo ugorora. Bandi bagore bashinze ivi baruzura umwuka wera n'ibijya ko babyeretswe, wowe uramangamanga wihengura wihengeka, ariko Yesu agufitiye umugambi mwiza. Hoya, reka mbabwire inkuru nziza y'agakiza nabazaniye. Dutumiye ku musozi Siyoni w'Imana, hahirwa bamese ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Haleluya! Aba bantu bagiye kwegera ku giti cy'ubugingo, bagisorome barye neza, na ya nzara yo mu mavuko nayo mu makwe. Mbese iriya nzara shawo, iriya nzara yagiye iduseze, iriya nzara tuzayishira neza tugeze iwacu. Ubuse mwambwira ngo inanga umuntu ashira inzara, ubirya bikagutera kurwara bakabigukuraho? Sinari ngeze igengera ngo nzajya nteka nk'umureti w'amagi 10 ngakate neza nkanagemo, ngaho ni nkanagemo maze umutima wahagire. Igifite icyo kimaze muri iyi mibiri twambaye ni Kristo uri muri twebwe. Igifite agaciro n'ubugingo dutunze. Haleluya! Nicyo gituma ntegereje uwo munsi wo kuzumva impanda kwa Kristo. Amakuru numvishe bashumba banyigishije Bibiliya. Amakuru numvishije nuko iyi mibiri twambaye atariyo tuzambara icyo gihe. Haleluya! Ngo niyerekanwa tuzahabwa umubiri w'ubwiza. Naho ubu ngubu biravangavanze. Harimo ab'inzobe bavutse ari inzobe ndabareba, n'abazishakashatse namwe ndimo ndababona. Ako muri pirata Imana ijye bababarira. Ese n'amatwi mwagiye muyasiga n'agatukura? Nawabarenganya turi mu isi. Hanyuma harimo n'ab'ibikara birabura n'ab'imibiri yombi. Nyamara Imana yari yakoze ibintu byiza. Ubundi turebe bivuga iti ndi jaride, iyi ni jaride yanjye. Haleluya! Yesu ashimwe, yongera ashimwe. Hanyuma itangaza ryo kurangiza dusenga izahanagura amarira yacu ku maso yacu. Haleluya! Ahari kurira kurakurarira, ariko hari igitondo cy'agakiza kigiye kuza, aho tutazongera kurira. Noneho nimwumva ijambo ryiza ryaryohewe. Haleluya! Ariko Mana we, iyo mba narifite ibyo kuguha ngo mbiguhe, kubera urukundo nkunda Yesu, iby'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu, ibyo byose biri. Iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? Kwibiganza byanjye byuzuyemo amafuti, no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha. Haleluya, haleluya! Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo, uzukana imbabazi. Ngo mwitegereze mporwa n'isoni zibyo nakoze, ho urambwira uti haleluya! Yesu arakubwiye ngo humura. Oya, humura, wongera uhumure. Nubwo wakoze ibyaha byinshi ntabwo uri uwo gupfa. Uwanesheje urupfu arakuneshereze kandi akwemereye imbaraga zo kunesha ibyaha. Haleluya! Akira kuba icyaremwe gishya mu izina rya Yesu. Akira kuba icyaremwe gishya mu izina rya Yesu. Akira imbaraga zituma utandukana n'ibyaha. Ibyakunaniye Yesu arabigushoboje. Aje ahamagara amazina, harobanure. Ayiwe, Imana iguhaye umugisha wo kugira ngo uyu munsi wihane. Nahamagara amazina nawe uzumva iryawe, winjire mu munezero washoboje iteka. Hari ibintu biba mu isi bibiri, hari igihe umuntu ahomba n'igihe yunguka. Inyungu nziza nuko tuzabana Kristo mu bwami bwe. Waracuruje urunguka ufite aho ugeze yewe, ariko dore ikirenze ibindi inyungu nziza nuko tuzinjira mu munezero wa databuja.
ku musozi Siyoni tugakorerwa ibirori. Dore igihombo kibi kuruta ibindi ni igihe azavuga ngo mva imbere wakivumewe, akakujugunya mu itanura ry'umuriro, ngo aho bazarira bakayekenyera amenyo, ngo umuriro waho ntuzima, urunyo rwaho ntirubora. Abantu banze kwihana. Ariko uyu munsi ntawo kurimbuka uwo muri twebwe, ntawo kujya gihono muri twebwe. Reka twakire ubugingo Yesu atanga. Haleluya. Imana izajya igenda iturinda, igenda iturengera, izatugeza kure abantu batatekerezaga, ariko turi mu biganza by'Imana dutunganye. Reka dusabe Yesu kwera no gukiranuka. Ibishura byacu tubyinike mu maraso y'aka kanya. Uwumva amaraso ya Yesu yamweza akamutunganya, agahindukira akava mu byaka umwana w'Imana, nakazaboneka muri icyo gitaramo kiri Siyoni. Rambura ikiganza tugusengere. Hakira Yesu araruhura. Yesu ni ukiza ubusambanyi, ni ukiza ibinyoma, ni ukiza amaganya, ni ukiza amarira. Rambura ikiganza umwizere. Rambura ikiganza wizere Yesu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yego rata murambure cyane, ariko mujya murambura murya cyane, mwirwanaho mwitabara. Muhaguruke, nimuhaguruke tubaririmbire ngo umunsi mwiza nibuka. Korari muzamura ako karirimbo n'amajwi atuje. Nawe rata haguruka, nawe haguruka. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha nukuri. Nawe rata haguruka. Nta mahoro y'abanyabyaha, ariko reka mbabwira kandi kantu keza. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibya kera biba bishize. Inshuro wibye ntabakizi bara nizo wasambanye. Muteri intambwe muze, muteri intambwe muze, hanyuma abashumba babasengere. Mwandikwe mu gitabo cy'ubugingo, mubanguke. N'abaguye bagasubira inyuma, abasubiye inyuma namwe Yesu yongeye kubabeshaho. Abasubiye inyuma namwe muze, namwe muze abantu mwasubiye inyuma namwe. Oh haleluya, haleluya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, ugikora ibyaha bari uwa Satani. Ariko ubwo Yesu aje guca imanza zitabera, ijambo ravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Iyo usambana Imana ibireba, iyo ubeshya Imana ibireba. Ariko akira imbabazi zitumubaho, akira imbabazi zitumubaho, akira gukira, akira kubaho. Haleluya. Umva abantu nimwakire kubaho. Iminsi umaze mu idini yitesha agaciro, ahubwo wakire kuba kubonerwa muri Yesu. Uvuga uti uyu munsi niyemeje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nawe wagize intege nkeya, nawe wagize intege nkeya, rambura ikiganza. Wagize intege nkeya nawe rambura ikiganza. Basubiye inyuma warukijijwe. Imana ishimwe. Mutere intambwe muze tubasengere, muze tubasengere. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Reka natwe abitorero turifuza kuzarangiza urugendo mu mahoro, ariko Satani ntadufitiye impuhwe, ntashaka ko tuzahagera. Twifuza gukora ibyiza bikadutanga imbere, ariko abashumba bafitiye inshingano. Reka dusabire imbaraga zo kugenda tunesha icyaha n'igisa nacyo, kugeza ubwo tuzatabaruka amahoro. Muhaguruke twingingirwe Imana bene data. Imana ibaha umugisha. Ye mushumba. Irembo ryera TV.